Yasi. Kazi nta soni koko nyamukango hangare ugenda uvuga biriya bintu bimeze kuri njye ngo iwacu twagiye turapfusha abantu ngo barwaye amavunja ngo nta biryo tugira ngo mama nta myenda yagiraga mu byukuri biriya bintu bagura kubivuga kugira ngo bigende gute ibyo bintu nabibwende mwokagira imana mwe sari ko bagura kugenda ukuvuga ngo nta cumbonagamo ngo nta buryo habundimo ubwo buryohe uzamara umunsi bukamara 2 bukamara 3 bukamara 4 bukamara 5 bukamara imyaka 10 bukamara imyaka 30 ubwo buryohe bwabukirimo si ibyo bintu nabibwiye nde koko sikucya abantu barenganagara urarangije ngo mpimba Nyiragatare nyamuka nabaye Nyiragatare nabivugiye Nyiragatare turabana nabaye Nyiragatare tumaraniye imyaka nta soni ukurusha kududubizana nde kuko wa mugore ibyo bintu nabibwiye nyamuka kunyaraga mu buriri nari nabivuga kugisha ukuri choma bivuga wabura umugore musi kunywaga inzoga ukaruka unubwiherera ukiherera munsi y'igitanda nabibwiye ndi Cikasata by'abaturanye bumva bisi. Si uwo wabaye iki? Wirirwa urukunjenja. Nakujenje kuri. Ariko we niba waranzanye utanshaka yabaye warundetse ko hari ngaho ugize amahirwe turashaje ko nta namazuba 3 nshigaje ukareka nkipfira nyamuka ariko ngapfa utabanjije waje kumbunza ku musozi ko. Ubu nabaye iciro ry'imigani. Sewondira iyo uza kuvuga kutanshaka igihe wari ukuja kunzana ntubanze kuba wangira ingoroje ngo n'Imana ibintu bimeze mugore nta muntu nigeze mbwira we ndakubonye ntumbonye ayiwe data ndakuvuga ngo hene yuzi guhengeza ko nyamara urukundenganya niba nta muntu nigeze mbwira ibyo bintu nyamuneka curi siko cy'abantu barenganaga dore nta nubwo uzatinda kubona ko wibeshe ntabwo uzatinda kubona ko ibwiriwe bitazaguhira icyo nzico nuko nzi neza yuko ewe uzanyifuza uzankenera ubikubwiye ninde koko nandi n'umusazi hora unagena ni kuvuga ngo magambo nandi n'umuntu w'umugabo ngo mfite amabere gatangana nyamuka mu byukuri koko unaga amabere ntabwo gangana uvugishije ukuri ko gangana ni mama bimwe si 20 kuri 20 ariko ntabwo narinzi ko ari uko nguko uteye barabimbwe ndavuga n'icyose baranguraniye nyamukambwe ntabwo akiri nyamukambwe si nyamukambwe ntabwo ari uwo twashakanye ndategera ndabwera ndumigwa bambwiye na karimuro mukagira imana mwibi bintu ndamenya ari biki noneho uburyo uri gushaka kugira ngo ndikubeshe ninde wabwiye umuntu ko nambaraga ikabuturira imikiremo cyo ngaho mumwe nesi koko wabibwiwe n'iki ko nta muntu wari wandatura ko nicaraga nibumbye ko nakubize n'umuntu w'umugabo uko ninde naje kubwira ngo ufite ikiremo kuri Nyiransibo nta bugabo bwabo nyamuka ni wowe nta kintu nigeze mvuga pe none kukibagiye baravuga bakavuga ibintu bimbagaho kukibagiye baravuga bakavuga ibintu bimbagaho hasoni ngo ndaryamaga ngo ngafurura ngo ndagushimashimaga simbuye ngo mbese nshimashimende mbere yuko ubu urukumbunza guca ubu ni njewe mugore ubonye ukunda umugabo gusumbya abandi mbere yuko bafata umwanzuro wo kugenda ukaja kubuza abantu bose bakabaye ku ntore binogoshi sha icyo nkubwiye cyo ukanaga umugore ukuri gatifu gufukazana urukuri mirabunguri aho nakubereye mubi uzahambwe aho nakubereye mubi uzahabona ntabwo nakongera guhangara ngo nkugaramire n'amagambo wamvuze simwagenzwaga n'ibibajanye ibarago macupa baba basomye baba bataraga basomye twanje wari ndawanjenje nduwawe ndi umugore wawe ndakata amatako kawe guhinga nk'abandi bakeza ukarumbya wafumbira cyane ako nyamuka mvuga amagambo gababaje guca abagore bamennye hari abagore bane banyiteraniye bati tugasesereze nurangiza bya kugira icyo bikubwira habe no kugira ati mugore wanje wababaye koko habe no kugira bati mugore wanje wahagiriye inkovu bikubwiye iki ntacyo bikubwira uguseka ahubwo urukuko yewe ndi kubikubwira ugashira agati mu ryinyo ubu noneho uragiciza agati mu jisho
bafumbira cyane bikanga bikoma. Izo ndirimbo si niweho wazihanze mbere yo kuziririmba. Narumvise ngo urizagere gwari matata. Ariko nshakira mu ruho ntabwo ibazaga amako koko. Iyi myaka tumaranye wowe. Urangiza uje kuvuga ngo mfite ngo ikibomore hano kwitako. Ninde wundi muntu ubizi atari we? Ko nyamuka koko sohora ikintu uba umaze gusohora ibintu bingana iki? Bigaragara ko ntacyo bikubwiye ko hari umaze kumpaga. Bigaragara ko n'ubundi wari warabuze uko wangira. Aho naho ndi gusohora buri kintu ko nta nakambuguye wigeze ungirira. Haba no kugira ngo uvuge uti nyabuna utari uwo mugore wanje rwose narabivuze ariko mbabarira. Urukumva koko jamana ngwaya amahoro gawe sibyo? Ubwo mubabaro wabagufite uri mu buriri ugenda ubeshe ngo mu by'ukuri ngo nta nubwo unyegeraga ngo urazaga umutumba mu buriri ngo nigurara gupfumba se. Ako nyamuka ura mu by'ukuri udafashe inkono iri kubira ngo yindoheho byagutwara iki? Ukandeka nk'ipfirwa n'agapfu n'ubundi kumwabaro gwanje nguze uburyo urayagura ukuncucu gusa we. Sha wavuga imiriribwa z'inzuki ntabwo yarya ubuki. Kandi njyewe weho uzamvuga ariko nje sinzakuvuga. Umuyobozi w'umudugudu wamubwiye ibintu ndaragamo ntabwo yansabira. Ninde mukecuru wigeze ubona ukoraga amasiporo nkago nkoresha? Murangiza urukumbunza kuri ndeba bikubwiye iki? Ahubwo nturi kwishima umutima wawe ntiguri kubyina ngo Imana ishimwe ngo nyirabutarure ngo genda ngo akatabuze mu rutoki ngo namakoma. Ntacyo ushatse kumbwira se? Ntacyo ugenda se? Wambwira ngo umuntu utagira imbabazi, umuntu utumva ko nababaye, ko babimbwiriye hariya ku gasozi urukumva bari abagore bane bakanjonjora ariko nta nubwo ngo wanakwijijisha byibuze ngo umpenda ungirira akambugu byibuze ko ukavuga uti wenda subiza nibase mu nzu. Nsohora intebe, nsohora imikeka, nsohora imihoro, nsohora utaro, nsohora amabase, byose ubure no kuvuga ngo mbabarira mugore wanje subiza mu nzu wenda kimwe. Ubu si ntabwo nkubonye. Habe no uso wavuga wenda wakwiyerarutsara wakwiyereza ukavuga uti nyirabutaro bisubize mu nzu. Mugore wanje, mugore nakunze, mugore nakoye, nubwo wankuye amafaranga 30 nyamukambwe byakira ko byari byinshi. Ko ntakwanze kwizina ry'Imana ikintu nanze cawe kwari umunwa. Mu by'ukuri ntabwo koko wanavuga uti ngaho nisubiye wasubiza ibintu mu nzu twongera tubane. Kuki nta kintu uri kuvuga? Ahubwo sindi ko ni nkuru kuzijura ati urazi tigisura ngo ndatomboye. Sawa nta kibazo kadahinganye na kandi ntabwo kabaga gapfuye ubusa. Nta kibazo ndakubonye ntumbonye ibyo wankoreye ubwo ibyo nagukoreye byiza byose wabigize zeru ngo ruvuze umugore ruvuga umuhoro. Ico nakubwira cyo ndakubwiye ngo nyamukambwe si uri kureba sinje wakwikuriye hagashashi nanje ukankura hagashashi ariko ico nzi neza cyo ntabwo uzatinda kubona ko wibeshe. Nimbabazi zikuri mu maso reka habe nakaye. Sawa mfite ibimenyetso byinshi biri kugaragaza ko ari utanshaka. Nyamuka kuki nsohoye igikapu ntunarebe ko ndazaba ari imyenda zawe njanye. Sawa nta kibazo nduciye rutari rwaranda rwose
ndagiye mama we, ndagiye singiye gukora amahano ahangaha mu ngo z'abandi, ndagiye utunganirwe, urya unywe uryame, nyirabutarura hatazagira ababurama, yemwe mutazabura ibyara ngo ni ibyago. Mana ko umuntu nukubana n'umuntu akagira ngo ni umuntu kumbi ni inyamaswa. Nyamuka ubu mvuze amasaha ngaha ndondogoye ibintu bingana iki koko nkaba ndi kwana utanyitayeho. Nyamuka ibi nta n'ikintu bivuzeho ngo aya mahirwe ga nyuma nta kintu bivuzeho. Ni ngende Nyamuka ngende. Ndagiye kiyasha nyiherereze ico kidombo. Nyamuka ko urahanga urakimpereye nta nubwo wanambwira uti koko umugore wanje ujanywe n'iki ugiye he. Ako Nyamuka ko byagaragara koko wari warampaze. Nyamuka ngende utanambaje ngo mbese njanywe n'iki. Sari ko ubundi Nyamuka iyo mbaze imva n'imvano y'ibintu ndi kukubwira ntutume mbivuga ngo mbirondogore nta n'ikintu uri kunsubiza. Simuba ngo buri kubimpereza ugamije iki. Kangende utagadure wishime nshirira no nkoni hejuru. Hano hari umusozi ugasanga mbuto uko ngenda. Nyamuka ni nko urayimpereje koko. Nyamuka ngende. Subu Nyamuka wambwira nkagaruka. Dore yankoni ronje yiravuye. Yo nkoni yisubize mu nzu honye. Yisubize mu nzu. Nenda mfasha na bino mbisubize mu nzu. Nyamuka wabimbwiye. Sawa. Ngende widagadure, wishime, urye, unywe, wambare, ukora ibyo wumva. Sinari nkubangamiye se. Ese Nyamuka ngende ko kurandetse ngende. Muzaraba. Rahuwe. Zuri. Makuru. Yes. Komera ni karibu. Kas? Koko ki ruwahe ko ntakumenye. Ndi umuturanyi hariya hepfo naramufitira. Nimwebwe mwahaguze. Nutwo buze ahandi. Muse bari bakundangiye. Nari ndi gushakisha ngaha birangira bakundangiye. Nashakaga umuntu uza kunshukurira icyobo cya toilette. Nahani njubi cukwaga za fose butike. Yenuye hepfa. Narahabonye. Harasi sinigeze kuhakora. Ubwo nuko wacukura icyobo kingana gute? Ni nk'icyobo cya metero wenda 5. Sinindi ukundangiye. Maybe half hour. Nari ndi kurangisha muri quartier yanyu bakajya bambwira umusaza umeze ukuntu. Ubwo ntaco ndaza uhanyereka aho hantu ho gucukura. Tugende saka kanya. Ubu ndaje mukanya ndaje suraburi yose. Amafaranga se. Ndaje tuvugane byose hamwe tumanze tunamenya aho hantu habagijya hari urutare bikasaba ko igiciro kiyongera. Uzi haroroshye nagira ngo twumvikane amafaranga mbipange hakiri kare. Ntaco nje metero nyicukuraga ibihumbi 3. Iya mbere ya kabiri 6 uko zigenda zimanuka ziri kuba zikuba niko nkoraga rwose wabaza n'abandi uzana uharebe numara ko harebe nje ndaje mukanya mare ya tuzavugana yego okay sawa thank you oui yes hi usazi bwarangiye wagarutse ubwo waruzi ngo ndatarura
agakungurimo nikatagukurura imbwa yiruka azaguheke mubwiza ukuri agakungu ndimo none ugarutse gute ko wicuye udatahuwe ayiwe rero reka nze nkubwire nyamukambwe burya amabwire ntabwo garasenyaga wabwiwe ngo iki nyine uri kubona ko isi iri kugenda irazunguruka ubwo rero hari akabina tubagamo twaganiye nk'abagore ubwo umugore umwe aravuga ati njyewe ati kugira ngo mpime ubwenge bw'umugabo wanje n'urukundo nkundaga ati naragiye ati ndisaza ati ndagenda mara ibyumweru 2 wacu ati baraza abantu incuri 2 ariko ubwo nyine ngo umugabo yari ari kuja aramuhenda nanjye rero ariko dufata imyanzuro z'uko tugiye kuja gupima bacu ariko weho nasanzuri igihato nanjye hari umuntu wamuguye mu buryo bapimaga ubucucu n'ubugoryi bw'umugore nuko mureka kizunguza